kandi imitima yose yaba abagabo yaba abagore n'urubyiruko bose n'abakobwa mwami ihazwe nawe duciye bugufi turakubashye tugende kugira neza kwawe kubwa Yesu Kristo umucunguzi wacu amen. Amina. Abakundi Imana haleluya. Oya, nimuhumeke rwose nta kibazo kiri. Imana yacu icyubahiro. Haleluya. Mwami Yesu. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Ingoma ya mbere igiceri cya 4 turasoma duhereye umurongo wa 9 tugeze n'umurongo wa 10. Mikrofone urayimera umuntu mwaramushara gati araza kugenda afasha ariko barongeye gusoma njyenyine ariko arahagaye nafasha. Ingoma kuri page 400. Ingoma ya 12 ya mbere avuze turasoma igice cya 4 umurongo wa 9 n'uwa 10 nayo ntego y'igiterane cyacu kuko twabibonye mutubwira ko ari yo ntego nanjye niyo shaka kugenderamo. Amen. Aravuga ngo igice no ku murongo wa 9 n'uwa 10 Yabesi yarushaga bene se icyubahiro kandi nyina yamwise Yabesi kuko nako bicemene yavuze ati namubyaranye agahinda. 10 Yabesi atakambira Imana ya Isirayeli ati icyampa ukampa umugisha rwose ukagura imbago yanjye kandi ukuboko kwawe ukabana nanjye ukandinda ibyago ntibimbabaze. Nuko Imana imuha ibyo yasabye mwakira ijambo ry'Imana. Mbere tutaragava kuri ijambo dusomye duhaguruka iwacu baratubwiye ngo tuzabaho intasho. Izo ntasho muzakire mu izina rya Yesu. Amen. Sinzi nimba ko niyumvana ariko babyumva ndumva bigenda gatika ndabye turufite inkeya simbizi kuko byanjye biko rimeze murabyihanganira. Imana ishimwe uko iduhaye uyu munsi wo kuba hano kuri uyu musozi. Udutumira numvise hano hari urugendo rurerure kuko ngera bisanzwe mazi numva ntabwo byoroshe. Uyu muhanda nawe unyuzemo bifite imyaka 10 n'ingahe. Navaga hariya hakurya muri Siti Kivu aza kwiga hano Bukavu banyuraga ahangaha genda bifage ubunyuze ahangaha nakayira kaba kari kancura mu rugo hafi iyo navukiye. Ubu mba negereje numva ni hafi. Batanzi ba hano nitwa Mbura abagabo Jacques turutse hariya Rubavu. Baduha intego y'iri jambo nararisomye nitekerezaho umwanya muremure ariko mpita numva icyo rigiye kuvuga. Iyo bavuga kwagura imbago zishobora kwaguka mu buryo bungahe ndaza kubivugaho. Sinzi nimba ari twe tuyizi cyangwa umwana usanzwe muzi uko ariyo ntego. Murayizi? Yego niho tuyijyanamo neza nimba muyizi.
uyu mugabo Yabesi ngiye kuvugaho mu mwanya mutoya kugira ngo twinjire mu zindi gahunda, kuko gahunda y'uyu munsi ni ndende. Igitaramo cya mbere kirarangira, twinjire mu cya kabiri, kandi cya mbere kirakorwaho imirimo myinshi ijanye n'intego y'igiterane. Niyo mpamvu mubona n'ibyo amaturo byavuyeho kugira ngo twinjire mu mpamvu z'igiterane. Nimugoroba narababwiye hano mu gitaramo, ndababwira ngo uyu munsi ugende usengere. Nimba mwarasenze mugasenga iminsi igera muri mirongo ingahe, ariko yasenze bakeya, abandi nubwo abandi hore abayisenze nibazamure turebe iminsi 70. Ntabwo ari benshi, niyo mpamvu ayandikiriza bakeya. Abasenze iyo minsi 70 musengera icyifuzo cyo kwagurirwa imbago. Nimugana nabwiye ati izo mbago zizaguka bitewe nawe, kimwe nuko navango zizaguka bitewe nanjye. Subiye mu mateka gatoya y'iki gitabo tuvuye gusoma, igitabo cy'ibyo ku ngoma. Abaheburayo bo bacitaga ngo ni igitabo cy'amakuru. Reka mbivuge gutyo kugira ngo tucumve neza, kuko ngiye kuvuga ngo inkuru z'umugabo witwa Yabesi. Ariko abandi bakavuga ngo ni ingoma y'Imana. Mu ngoma y'Imana haba kwagurirwamo amateka. Mu ngoma y'Imana habamo amakuru y'abafite ibibazo yuko byabonye ibisubizo. Nimumfana turajyana, kandi nimutamfana ndatakara nanjye. Ntabwo nzi yuko ariko mwakira ijambo ry'Imana. Abetfage nkunda gufana turi wacu, ndabona mwanditse. Umbere Imana icyubahiro. Nari muze gutya ngo abaheburayo iki gitabo bakitaga uburyo bubiri. Bakavuga bamwe ngo ni igitabo cy'ingoma y'Imana, abandi bakavuga ngo ni amateka. Harimo amateka y'uyu mugabo tuvuye kuvuga nde Yabesi, ariko ku ngoma y'Imana amateka arahinduka. Uyimera icyubahiro agahoraho, kuko ku ngoma y'Imana amateka agira gute ahinduka. Mureke mvuge gatoya ku ngoma y'Imana ukuntu amateka ahinduka. Igitabo cyandikirwa Abayuda. Abayuda bari barajanywe i Babuloni ari munyago, ariko bamaze gutahuka. Uyu mwanditsi wanditse ntabwo azwi neza, ariko yashatse kwandika kugira ngo yerekane amateka y'uko umugambi w'Imana iteka ryose ari mwiza. Wimera icyubahiro. Inzu 10 z'Abisiraheli zari zitaratahuka, niyo mpamvu ibi bitabo bitayivugaho cyane. Hari atahutsemo bakeya, kuko bari baragezwe n'abashuri benshi, bari bakiriye ku buryo n'uwo benshi ntibagize gute, ntabwo banatahutse. Hasigaye n'igice kitaratahuka. Reka mbivugeho gatoya. Niba mubona nk'izi ntambara zikomeye za Ukraine zirimo ziba, harimo amasezerano akomeye y'Imana iyo winjiye mu mateka, kuko benshi muri bo banze gutaha basigara iyo. Imana igomba gutuma bataha ku mbaraga zayo kugira ngo ibyo yavuze mumere Imana icyubahiro. Barabyumvise ku makuru y'amaradiyo, benshi barafashwe bajanwa hehe iwabo. Intambara zitangiye muri Ukraine, kuko banze gutaha imyaka myinshi, ariko ejo bundi bagize gute, bamwe barabajyana. N'abasigaye zizagenda zikomereza ahandi kugira ngo nabo bazagire gute, bazatahe. Iki gitabo cyandikwa cyane yibanze ku Bayuda, kuko igice kinini cyari cyaragize gute, cyari cyaratahutse. Reka nivugire amagambo ya twasomye inkuru za Yabesi, ndeke kujya mu mateka y'igitabo. Ariko nahoze mpaye mbwira mvuga ko twicaranye hano, ndamubwira ngo iyo abantu binjiye muri Bibiliya abantu baratakara, ariko ubu wagira ngo avuge ibisubizo by'ibibazo byanyu. Mwese mwaje mu mwuka kandi mukankurikira mukarafashwa. Yego
ariko turagenda twinjiye no mu bisubizo byanyu. Yamese isengesho rye ririmo ibice bine bikomeye, kandi uyu mugabo amasengesho yasenze nge yarantangaje. Nasomye izi nkuru ziwe ninjiye mu isengesho rye nsanga Yabesi ni umuhanga gusenga. Bwira mwene so mwicaranye ngo nawe ukwiye kuba umuhanga gusenga. Ubu umuhanga yasenganye Imana. Ijambo rya mbere mu isengesho rye yaravuze ngo Mana icyambu kampa iki umugisha. Ako nimutansubiza naje birananiye. Icyambu kampa umugisha. Niba utakeneye umugisha uri hano, oya utagukeneye navuga ati ngewe nawe sha. Icyambu kampa umugisha. Abinyuma ko turajyana ukampa iki umugisha. Iryo ni ryo sengesho. Amen. Aje gutera intambwe ya kabiri aravuga ngo ukabura imbago zanjye. Abashaka kwaguka bari hehe? Turi hano. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ihabwe icyubahiro. Abashaka kwaguka tuvuge ngo amen. Amen. Abashaka kwaguka tuvuge ngo amen. Ijambo rya gatatu aravuga ngo ukandindisha ukuboko kwawe. Tuvuge ngo amen. Amen. Icyakane ukandinda ibyago ntibigire gute? Imbabazi. Uyu mugabo yari kaburana uburenganzira bwe. Cyakarongo yari kaburana uburenganzira bwe. Nyina mubyara yamwise izina Yabesi, bivuga ngo yamubyaranye iki? Agahinda. Amaze gukura arabireba aravuga ati agahinda ntabwo nagashobora, kuko kwitwa agahinda kazampora ku mutwe, nazahora nkikoreye. Akikorera agahinda gahora gatwara. Aravuga ati nta wundi muntu wadura aka gahinda. Vuga ngo nta wundi. Imana ihabwe icyubahiro. Aravuga ati agahinda nikoreye nta wundi wakwantura. Burya Abanyarwanda bakunda kwita abana amazina yabo agoye y'imigani yabo akanabakurikira. Yabesi arebye ku izina rizamukurikirana nyina yamwise, aravuga ati kuntura aka gahinda nta wundi wagashobora. Ati reka negera Imana. Mumere Imana icyubahiro. Aravuga ati reka negera Imana nihamagare nibwire ibibazo byanjye. Aravuga ngo dore wa Mana we mfite icyifuzo. Mfite iki? Icyifuzo. Mfite icyifuzo. Abaririmbyi mwe mfite iki? Icyifuzo. Kivuga gute? Icyambere icyakukampa umba imbago ziza ari igisubizo cy'umugisha. Yego yamenye gusenga njye nabitinzeho ndabikurikira. Icyambukamba umugisha, kuko umugisha ufungiyemo ibindi byose. Amina. Reka mvuge kuri uyu mugisha gatoya, mvuze inkuru z'abagabo nka babiri. Hari abagabo Imana yahaye umugisha. Bibiliya itubwira umunsi yahamagara Aburahamu, yamuhamagaye ari iwabo mu gihugu cy'iwabo. Use murakurikira imodoka tujyanira? Mumurikire mwe kurikira imodoka. Hano ni mu muhanda, ni mujya mu modoka zirabajyana zazageze Bukavu zibagarure, ariko mugarukire hano. Imana icyubahiro. Imana ishimwe. Yego uyu mugabo wa Aburahamu Imana yaramuhamagaye iramubwira ngumva va mu gihugu cyawe, iva mu mateka y'iwawe. Kugira mwene so mwicaranye ngo va mu mateka y'iwawe. Nimba ushaka umugisha w'Imana, banza utere intambwe ya mbere uva mu mateka y'iwawe. Amateka y'iwanyu bararaguzaga,
uyu mugabo yavuze ibintu biranambabaza ngewe, hari ubuhamya bavuga bukambabaza ngewe. Nyabuze urubyaro uje mu bapfumu. Ese kuja mu bapfumu bamuyoboye ko ari imbaraga z'Imana? Muve mu mateka y'iwanyu. Muzamuva mu mateka y'iwanyu, amateka yo kuraguza, amateka y'abapfumu, muzamuva mu mateka y'iwanyu. Imana ibwira Aburahamu ngo nuva mu mateka y'iwanyu, nuva mu miryango ya, nzakwihera iki? Umugisha. Iramubwira n'amagambo akomeye, iramubwira ngo wowe wenyine uzaba iki? Uzaba umugisha. Kandi uzakwifuriza umugisha wese nawe azagira gute? Azawubona. Mumere Imana icyubahiro. Bamubwira iyo umugisha waje ibintu byose birahinduka. Aburahamu ngo aremera. Nshatse kugira ngo mvuge ngo umugisha uba mu buryo bubiri, ariko ntaragera aho gatoya. Hari itandukaniro ry'umugisha n'imigisha. Umugisha ushobora kubyara imigisha, ariko imigisha ntabwo yabyara iki? Ntabwo yabyara umugisha. Ufungura amatwi mu nkurikire. Shaka ngo wewe wese uraha ushaka kwagurirwa imbago, ubanze unkurikire wumve uko bigenda. Iyo Imana iguhaye umugisha, umugisha ushobora kubyara imigisha, ariko iyo ufite imigisha tishobora kubyara umugisha. Impamvu bivuze gutyo naza kubisobanura mu ntego iri hepfo. Umugisha Imana irawurindisha ukuboko kwayo, ariko imigisha niyo muri gwira babi n'abeza, igera hose ikagenda hose, ukayiboneramo imibabaro, ukayiboneramo agahinda. Kandi iyo migisha igize gute? Ihari. Warabyaye abahungu n'abakobwa, waratunze ubutunzi bwinshi, waragize ibintu byinshi n'amamodokari menshi, ariko ugahera mu gahinda. Ariko iyo uhawe umugisha, hera Imana icyubahiro. Iyo uhawe umugisha, ibiwukurikiye byose bibiki? Biba umugisha. Kandi iyo bibaye umugisha, amateka agira gute? Arahinduka. Amina. Arasenga arabangwa icyamba ukaha umugisha. Aburahamu ahabwa umugisha n'Imana. Kamugu undi mugabo nihute kuko dufite imirimo myinshi. Hari umugabo witwa Yakobo. Inde? Yakobo. Iriya korali bayita iyihe? Sinayi yayikurikirana amamodoka mu muhanda mu nkurikire. Kuyimenya biramfashije, ndamani hamagare. Nimwongera gukurikira imodoka ndabahamagara. Mwebwe mukitwe iyihe? Eri Beteli, ariyo Beteli iyi ngiyi. Yego. Nimukurikira abi Beteli muri gukurikira imodoka. Amen. Haleluya. Ibintu ni byiza. Icyamukampa iki? Umugabo bita Yakobo, Bibiliya irambwira ngo nyina inde? Nyina. Burya abana bakunda gukorera ba nyina, ahubwo nashaka kugira ngo nkubwire ngo umugisha urakorerwa. Umugisha ugira gute? Umugisha urakorerwa, ariko imigisha yakwizana kandi kagenda uko yizanye. Ariko umugisha ugira gute? Urakorerwa. Kandi kubera ko ukoreye ukaza, ntabwo upfa gusubirayo gutyo. Oya. Yakobo yahoraga iruhande rwa nyina, agahora yicaranye na nyina. Nyina yamutuma akagira gute? Akagenda. Umunsi umwe nyina yumva isabwiye Esawu ko ashaka gutanga iki? Umugisha. Umugisha. Amen. Se mwana niwe. Naje ndikuzubarira utibyo mwicayeho muri atwikiriye. Umve Imana icyubahiro. Amen. Nyina aramubwira tumva umugisha wose afite agiye kuha imfura yiwe, kandi yari amategeko y'ubwoko bwabo ibyo byari sawa.
ariko kubera kuba iruhande rwa nyina y'amatisha kubuza unumvira iteka ryose nkubwiye ibyo unkorera ntabwo uwo mugisha wagucika reka ari wowe uwubona nubwo atari wowe mfura ariko byari mu mugambi w'Imana. Iyo usomye Bibiliya Imana izivuga ngo Yakobo aje kuvuka umva abuze afashe akaguru kamukoro bari mwabisoma agatsitsino naka yagize ngo avuka n'agafata ushaka kumusiga ariko nari kugenda mbere yawe. Amina. Ariko kubera uko Imana hari igihe yaragambiriye n'ubundi binyuza muri nyina nabangu yaguciyeho ariko nawe ugiye kumucyaho kugira ngo iki ubu munyamugisha muharanira iki muharanira umugisha ibindi biza bikurikiye ariko mbere niki abwira umuhungu atumva umugisha urakorerwa umugisha ugira gute umugisha urakorerwa yagize usomera Itangiriro 27 Itangiriro 27 somera umurongo wa 2 umurongo wa 2 menya ariho 27 umurongo wa 2 haranditswe ngo aramubwira ati dore ndi umusaza sinzi igihe nzapfira none ndakwinginze enda ibyo uhigisha ugira gute umugisha ugira gute urakorerwa. Arimo abwira umuhungu wiwe waje kumushakira umuhigo yaramubwira tumba umugisha urakorerwa enda ibikoresho byo guhiga uje gukora ushakira iki nushake wicare twe gutinda ugende wihuta ushakira iki umuhigo uzunkorere untekere kandi unekere akanyama kagize gute zari umufana w'inyamuba hano akanyama karyoshe nako gatanga iki umugisha uzashaka akanyama kagize gute karyoshe numara kuzana akanyama karyoshe nzakarya n'indangiza muhereza iki nyina aba yabitaye mu gutwi yegera Yakobo atisha umugisha ugiye gutanga ariko kugira ngo we kugucika reka aje guhiga kwereka ibyo dukora natwe tubage agahene kamwe hano tugende tugateke twihuse tumuhereza twihera iki atwihera umugisha kuko ntashobora kuwutanga natwe tutagize gute tutakoze kuwambura turawambura nuko twamaze kugira gute gukora. Ushobora gukorera umugisha ukambura iy'abandi twubaka Ibeteri Gisenyi hari urusengero rwiza turwubakisha turutangira narabwira tumeke tugire gutya umuntu uri gutanga amafaranga menshi Imana izamuha imodoka ahantu mbere y'abandi. Umugabo witwa Eliya abanyagisenyi muramuzi arabwira ati uwo mugisha sinawurekura Eliya arabwira ati uncungire uko bagenda bitanga yagira utanga 500 yagatanga 600 yagira utanga 600 gatanga 700 yagira utanga miliyoni gatanga miliyoni n'ijana uncungire ndavuga nyuma ariko umaze kumbwira uwatanze menshi aho yagize gute yageze nanjye kugira ngo uwo mugisha mufate iyo modoka numvisha umutima unemeza ko nzayibona kubera umugisha. Hari igihe uwambura bari bawufite kubera ubwenge wakoresheje mu gukorera iki Imana umugisha urakorerwa ntabwo wiza. Muzi uko byagenze uwo mugabo aracunga uwatanze amafaranga menshi atanga 500 ibaje guhaguruka aravuga ati njyewe yavuze tugiye gusoza dusanga kubirangiza njyewe ndatanga 700 amaze gutanga 700 ntabwo harangije amezi 7 yari afite inzu nziza n'imodokari nziza. Amina. Kubera uko Imana isubiza iracyahari na bugingo rero umugisha urakorerwa. Yakobo ngo ariruka arate arangije guteka aragenda n'imbere ya nyina arabwira ati umva
ndagiye imbere ya data ariko mfite ikibazo kimwe mukuru wanje agira ibyoye ndaramubwira ati ibyo nabyo Imana ishaka kukuguranira ntibura hinyuza inzira kugira mwene so ntibura higira gute ntibura hinyuza inzira namubwire ngo korera umugisha hari ibyo Imana ishaka kugurana kubwawe hari amateka Imana ishaka guhindura kubwawe amaze kuwukora batumva ibyo nabyo rwa ruhu rurahari reka nkwereke aho isa kurebera turahambika iki turahambika uruhu nazaza akoraho yumve n'iki yumve ni wa mubiri wa mukuru wawe ugwiriyeho ibyoya wa Esawu isenga agakoraho atariko se impumuro umvatanya ya Esawu ageraho bwatanye naramubwira tumushaka kubera ko n'ubundi uko ahumura ntabwo ari kuhumura reka tukwambike n'umwenda we ati ko numva Yakobo impumuro nkumva neza nakora ku bikonjo nkumva neza ariko si ibi nibyo ariko umugisha wari ugiye kwimuka iyo ukorera umugisha ijambo ry'Imana riravuga ngo twese twagenewe umugisha Imana ifata uwo yageneye abadakora ikawimurira iwawe aho bakora bwira mwene so ngo Imana ishaka kwimurira umugisha iwawe wimbere icyubahiro Imana ishaka kwimurira umugisha aho bagukore aho bagira gute si we muyobozi w'inyubako hano iwanyu uzitangira imodoka zari hari iwanyu nizingahe ngo bakaba urusengero rwiza Minazari wenye hari tango 3 zari nk'eshatu cyangwa korari iza n'imodoka ifite ntabwo ziba zikwiriye bari baziteguye zirimo ziza abaririmbyi bo kuzizamo bamwe ntibaboneka barazisiga izo ni korari Betifari abadiyakoni bazifite hariya bangana iki abakristo bazifite bangana iki ubwo turubaka amapave bari batuze gushiraho amapave y'akagasengero rikeza cyane urusengero rwiza cyane Betifari ariko urebye urusengero bubatse n'imbaraga bakoresheje iyo migisha yose yari itarahamanuka nije watangiye kurwubaka ndahava nanje inagurira imbago iranzamurira kumpa paruwase ndayobora imbaba paruwase ndayoborera Ruhinza n'Igisenyi naho nanyaruka urusengero rwaho irazinira aticara hakora urembo nawe ubanze uhayobore kubera iki bagarata buturera batigawe yobora n'akarere kuko nawe barayikoreye ikomeza igire gute yagu Imana cyubahiro amen haleluya umugisha urakorerwa ariko imigisha irizana ndaza kubabwira itandukaniro ry'iyo migisha yombi ukorerwa n'uwiza n'imigisha umugisha n'imigisha itandukaniro ryayo aho ziri banza kubisanga Yakobo Imana imuha umugisha iyo usomye amateka ye usanga n'aya mateka turimo tuvuga yose afungiyemo nayande naya Yakobo kubera ko yasingiriye iki iyo umaze gusingira umugisha ibindi byose bigira gute zaguhindura ukomeye isezerano rya Aburahamu ryuzurira kuri nde kuri Yakobo arabyara abana benshi umugisha amaze guhunga mwene se ageze niyo yahungiye ntabwo yicaye aja gukorera iki umugisha yagiye kwa sebukwe aramuragirira aramukorera igihe yomuhaye uwo yasaba aramuriganya ariko akomeza gukora amukuraho abakobwa be bombi amukuraho n'abaja babo
kugira ngo azakomeze agire gute yaguke, azakomeze yaguke. Mumere Imana icyubahiro. Sinzavuga ngo nubwo buriganya bwabaye kugira ngo Imana ikomeze igire gute imwagure. Imana ishaka kukwagura inyuza mu nzira zigize gute zitandukanye. Nyuma yo numva umugisha n'ubacika birabareba, ariko abashaka kuwutahana bangana gute. Imana ibahimigishe. Umugisha urakorerwa, ushobora kuwukorera mu nzira zitandukanye. Wawukorera ukora umurimo w'Imana, ugatanga ifaranga zikubaka urusengero, ugasanga ifaranga zikagura parisere, zikagura imbago yose ikaguka. Ushobora kuwukorera imufasha imfubyi n'abapfakazi, ushobora kuwukorera wayumfasha abakene batishoboye, ugakorera umugisha w'Imana. Ushobora kwambika bambaye ubusa, ugakorera umugisha w'Imana. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo yego, hari abazabwira ngo nari mbaye ubusa, ugira gute uranambika. Yego, ni umugisha uri hano none, ukazabana umugisha tuzasanga mu bwami bw'Imana. Umugisha w'abakorera Imana ntabwo urangirira ahangaha. Yarihute. Ijambo rya kabiri ntabwo nditindaho, aravuga ukagura imbago zanjye, ukagura imbago zanjye, ukagura imbago zanjye. Imana yagura imbago z'umuntu mu buryo butandukanye. Ishobora kwagura imbago mu buryo bw'umwuka, ariko nanga abantu basinzira. Amen. Abanyamwuka barahari. Oya, ose ni umwuka wagutse. Katwaguke mu izina rya nde? Twaguke mu mwuka mu izina rya Yesu Kristo. Yakuhagura mu buryo bw'umwuka, ikaguha impano zo kuririmba, ikaguha impano zo gusenga, ikaguha impano zo kubwiriza, ikaguha impano zo kuyobora, ikaguha impano zo gukora ibitangaza. Imana ikakwagura mu buryo bw'umwuka. Amen. Tuvuge ngo amen. Oya, tuvuge ngo amen. Namwe nimwaguke mu izina rya Yesu Kristo. Bagize mwapaguka se mufite imbaraga zo kwiyagura, ubanze mwumva ijambo ry'Imana rirafashe kwaguka. Tuvuge ngo amen. Tuvuge ngo amen. Ikakwagura ugacuranga, iyo ni Imana. Ikakwagura ukaririmba, iyo ni Imana. Ikakwagura mu masengesho, iyo ni Imana. Ikakwagura mu muvugabutumwa, iyo ni Imana. Mu buryo bw'umwuka Imana ikagira gute ikakwagura. Amen. Buriya naje yari yarigeze kunagurira kuririmba, nuko ubusaza bwagiye bubinkuraho. Yari nzi kuririmba, kamenya gucuranga gitare, kamenya gucuranga sente, narabikundaga. Nabiriya kora harabyo gukora amixana nabikoraga nabi. Yari yarangiriye neza se. Yego, nuko ubusaza bwaje, ariko nuko yagiye yagura izindi mpano. Ndavuga ati ngeje kuyobora, ureke n'abandi nabo baje kugira gute gucuranga babikore. Bera Imana icyubahiro. Wowe ushaka kwaguka vuga ngo amen. Yego, ikwagura mu buryo bw'iki bw'umwuka. Waguke, Uwiteka kwagurira iki imbago. Dore ntabwo ari ibyo byonyine, Imana ishobora kukwagura mu bushobozi. Muki? Mu bushobozi. Oya, dusubire mu muki? Mu bushobozi. Bigaragara bifatika. Reka mbibariza akantu gatoya. Nuko mutanemerera ngo mbaze umukiri uri aha ngaho hano iwanyu, ntabwo yanemera ntibuza bwemera. Bamara mukambwira amashuri yagize gute yize, basanga ari ufite makeya kuri benshi. Ariko kuko Imana yakeneye kumwagura, ikamwagura idashingiye no ku kintu, ugasanga abandi b'ibyongereza birebire, b'ibifaransa birebire, barakomanze gushaka akazi, kavuga ngo ntabwo wari wamenya gukorera iki umugisha. Numenya kuwukorera nzagira gute, nzakwagura igifaransa nzagihindura amafaranga.
Icyongereza nzagihindura amafaranga. Ubu nabahereza ubuhamya bwanjye njyewe. Imana icyubahiro. Amen. Yatanze ubuhamya nimugoroba aravuga ngo yabaye kuriya ameze, Imana yamujije ko yatinze mu masengesho yibuka kuririmba abita ku ruhande. Nanje Imana yari yampaye amafaranga menshi, avuga ngo ndayikorera kuko natangaga ibya 10 ngatanga amaturo, ngatanga inkunga zo kubaka iwacu, kumva rwose cyarasubijwe. Ariko basenga nahuraga n'abantu bo mu muhanda bakambwira ati batubwira mugabo, ntabwo uri umucuruzi, ibyo ufite genda bigura imitungo itagira gute itimukanwa, nshaka kugukoresha. Ndavuga ati n'ubu ndayikorera kuko ntanga amafaranga se kayikorera, ubwo se ishaka ibindi bice kumva yikorera. Basenga toya, ugiye kuyobora itorero, mugabana ndati pastori, naje kwibaza papa arambwira tumva izina ryanje nitwa Yakobo nanje ariwe Jacques. Yego, arambwira ati bagutwite hari intambara nishi ya mayimayi cyo bitaga murere. Mumurikire gatoya. Yego, tuvuge ngo amen. Ati tujye duhunga twiruka. Ati mama wawe akaba aratwite. Njya gusenga mbwira Imana ngo Mana, ese inda izabaho umuntu wirirwa mu misozi yiruka atariye? Iramubwira tumva andika ahantu izina uzituye umwana uzavuka, ni izina ryitwa Yakobo, kandi icyo azakora ni azankorera, namara kumenya ubwenge uzamubwira umurongo w'ibyo azakora. Atanga kubimbwira biko umunsi umwe yarambajije gusa ngo umva wakora iki mu buzima. Ndamubwira atari ko se je ndumva nkeneye kwiga, akundaga ibintu bibiri. Arati nkeneye kwiga nzaba umunyepolitiki, kandi ni nta umunyepolitiki nzaba umusirikare ukomeye. Nibyo byabaga mu ntekerezo zanjye. Nzaba umufande, yandi magambo nzaba ofisi. Era bikuye hari umugabo umukongomani wigeze agenda iwacu tukiri batoya, yambaye ibiranga hano, afite ibiyosikoti, ibintu byarakomeye, ubona ari umuntu ugenda n'ibyubahiro byinshi. Mumurikire tugende niho uko nagiye mu buhamya. Yego, murebye navuga ati nanjye ngomba kuba umusirikare ugize gute ukomeye nkaba umuyobozi. Ariko ubuyobozi navugaga sinanize ubwo Imana izagira gute izampa, yari ifite gahunda yayo. Nari mvuze ngo hari iby'Imana igurana, ntabwo yashatse ko namuka mu bucuruzi. Naracuruzaga, nanyuraga hano buri munsi n'indege, ko ndajya hehe. Nari mfite amafaranga atari make, ariko kubera ibyo imbwira ngo ngende uje gukora ibyanjye, yafashe ibyo nari mfite byose birangira umunsi umwe. Agira ngo mbikubwire, ari byo wirataga bitari ibyawe. Iyo ni imigisha, ariko si umugisha. Umugisha ni uwo wakoze wumva iki Imana. Amen. Hari ibyo wirataga atari ibyawe. Nari mfite amafaranga menshi, nuriraga indege yandi Kavumu, kajya za Lubumbashi, kajya za Zambi, kajya za Kasayi, kuko niyo nakoreraga. Kandi numvaga mfite amafaranga, kumva ibintu byose niki ni sawa. Ariko yamvuyeho umunsi umwe yose saa 9 za nimugoroba, ari ku cyumweru, baramfata abanaka n'imyenda yo kwambara yose, barambwira ngo ucirirwa kugira gute gupfa. Uri umunyarwanda hano muri Kongo uri gukorera, ntabwo ari iwanyu. Niko bambwiye. Ibihumbi by'amadolari nari mfite ku mufuka, inka 100 zari kuri marsha niye kugurisha, byose birangira isaha imwe. Baninjije muri Pandagari, bankuyemo imyenda, barabanguvuyemo imyenda, baciriwe urwo gupfa. Ntabyo nari ntegereje.
ariko abahanuraga baramwe ati genda ibyo ufite ubigure imitungo itimukanwa uje gukorera iki Imana, ariko ntabwo nashose mbyumva. Imana ngira kubwira ngo ukorere umugisha uve mu migisha, kuko uyu ukoreye umugisha urinda. Amen. Kandi kurya gatatu kandi muze kwagura imbago. Icya gatatu aravuga ngo urindisha ukuboko kwawe. Mumurikira aho hantu. Yego. Mumbere Imana icyubahiro. Amen. Urindisha ukuboko kwawe. Hari abantu Imana yarinze kubera kubaha Imana. Iyo wemereye Imana ukuboko kw'Imana kurakurinda. Tuvuge ngo amena. Hari abasore batatu b'abanyagano. Inde nande Zaduraka na Bedene bubasha Imana. Umwami ibyo babwiraga aravuga ati ariko dufite Imana. Tuvuge ngo amen. Dufite iki? Ariko dufite Imana. Ariko mufite Imana ishobora kubakura amaboko yanyu. Ariko dufite iki? Imana. Nubwo itaturinda ntabwo twapfukamira iki? Ibishushanyo. Oya. Ibigirwamana. Oya. Barabati twebwe dufite iki? Yaturinda kandi itaturinda ikagira gute? Ikarorera. Ariko yangubwira ukuboko kw'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo bajugunya mu rwobo rw'iki? Uri Daniyeli. Bari basaba bajugunya mu muriro. Wamaze kubajugunya mu muriro, Bibiliya ivuga ngo bamaze kubashiramo. Bamaze kugira gute? Kubashiramo. Ukuboko kw'Imana kubana nabo. Yohereza marayika. Bibiliya ivuga ngo araza agendana nabo mu muriro ari bazima. Agendana nabo mu muriro ari mu muriro ari bazima. Wewe wajugunye mu ngo bategereje barebye. Baba mu kandi harimo bane. Kandi wakanasa n'umwana w'iki? Uvuga ubuhanuzi bukomeye. Hari amateka maremare Yesu ataraza, ariko abirebye ahita avuga ngo harimo abantu bane kandi bagenda babohotse, kuko bari babashizemo bababoshe. Ukuboko kw'Imana kubana nabo. Yamubwira ngo uko byagenda kose umugisha urindwa n'ukuboko kw'Imana. Amen. Heri Imana yanjye icyubahiro. Umugisha urindwa n'ukuboko ukuboko kw'Imana kurindira umuntu mu muriro. Kurindira umuntu hehe? Ese turi kumwe? Kurindira umuntu hehe? Ayiwe Mana we. Ukuboko kw'Imana kurindira umuntu mu muriro. Mu muriro. Mu muriro. Mu muriro. Mu muriro. Mu muriro. Kamubwire ushobora kugira ibibazo bigurumana mu muriro, ariko ukuboko kw'Imana kubahe. Yego. Ushobora kuba wicaye mu bibazo wumva byarakurenze, Imana ishaka ngo uyubahishe. Nubwo ibibazo byaba bigurumira nk'iki umuriro, ariko hari imbaraga z'ukuboko kw'Imana zije kukurindira muri uwo muriro. Yego. Daniyeli bamujugunye mu rwobo rw'intare. Nubwo hari ibigushingikiye rwose, nubwo hari ibikwasamiye, umva hano, nubwo hari ibigize gute, hari ibikwasamiye, ariko hari ukuboko kw'Imana. Hari ukuboko kw'Imana. Hari ukuboko kw'Imana. Haleluya. Nubwo hari ibiguhagurukiye, ariko hari ukuboko kw'Imana. Imana yamagara Mose. Yaramuhamagaye mu bizamu bikomeye kugira ngo izamuhindure umuntu ugize gute? Ukomeye. Imubwira ngo nakura ubwo kuransomera kuva 33. Somera kuva 33. Urahera ku murongo wa nushaka uhera ku murongo wa 12.
wa 12. some mu izina rya Yesu. Yego. Mose abwira Uwiteka ati dore ujya untegeka utijyana ubu bwoko. Yego. Ntumenyeshe uwo dutumanye. Ariko waravuze uti nkuzi izina kandi wangiriyeho umugisha. Nuko ne ariko muramukurikira ijambo ry'Imana. Ariko ko muranumva neza. Oya mwumva ijambo ry'Imana. Subira utangire haruguru ntushinezerewe. Mose abwira Uwiteka ati dore ujya untegeka uti jyana ubu bwoko ntumenyeshe uwo tugize gute udutumanye. Yego. Ariko waravuze ese hari icyo Imana yavuze ku buzima bwawe? Naho iramurira icyubahiro. Imana icyo Imana yavuze avuga ngo amena. Ariko waravuze uti yego kuzi izina kandi wangiriyeho umugisha. Baza witonde. Kuzi iki? Kandi wangiriyeho umugisha. Ese Imana irakuzi? Wayavuga neza. Imana irakuzi? Muziranye gute nayo? Oya mbwira uko muziranye nayo. Ariko waravuze uti nkuzi iki? Kuzi izina kandi wangiriyeho abumvira Imana bakagira umugisha kuwiteka. Kuzi izina kandi wangiriyeho umugisha. Mose komeza. Nuko niba nkugiriyeho umugisha koko, nimba uwo mugisha mwugufiteho koko, nyereka imigambi yawe kugira ngo mumenye. Uyimere icyubahiro. Ariko iyo mwana ko mu ijambo ry'Imana kuko mpare ryumva wamwamfashije kunezera. Wamfashe tunezere. Kuzi izina kandi wangiriyeho umugisha. Nimba nkugiriyeho umugisha koko, nereka imigambi yawe. Imigambi y'Imana ku mwana w'umuntu, Bibiliya iravuga umugambi w'Imana kuri twe ni mwiza. Vuga ngo ni mwiza. Umugambi w'Imana ku mwana w'umuntu ni mwiza gusa iteka. Yego, ihute. Mbone uko ndushaho kukugiriraho umugisha. Yego. Kandi wibuke yuko ubu bwoko ari ubwawe. Komeza. Aramusubiza ati ubwanjye nzajyana nawe ngire gute uruhure. Ese hari ibikuruhije? Kakubwira wa munyamugisha we, Uwiteka yiteguye kukuruhura mu icyubahiro agahoraho kuko yiteguye kukuruhura. Ibikuruhije karakubwira ngo yiteguye kujyana nawe akagira gute akakuruhura. Ikiganiro kiracyakomeje. Mose aramubwira ati ubwawe nutajyana natwe ntudukure ino. Yego. Ikizamenyekana yuko nje n'ubwoko bwawe twakugiriyeho umugisha n'iki? Si ukujyana natwe bigatuma nje n'ubwoko bwawe dutandukanywa n'amahanga yose yo mu isi. Reka nkubwire mbakurikira gatoya. Uru rugendo rugana ijuru, gendana n'umwami Yesu, ibirusha byinshi bigiye gushira. Gendana n'umwami Yesu, gendana n'umwami Yesu. Abari ku manywa, abari nijoro, gendana n'umwami Yesu. Ikizatuma biba byiza si ukuzagendana natwe. Abagendana n'umwami. Haleluya. Yego. Mureke tugendane n'umwami Yesu, niyo tuzaruhuka. Ntabwo urasoza ushaka kugera. Yego. Uwiteka abwira Mose ati n'icyo uvuze icyo ndagikora. Yego. Kubera iki? Kuko wangiriyeho umugisha ndakumenya. Ariko kugira ngo ngikore komeza hepfo. Aramubwira ati yereka ubwiza bwawe burabagirana. Yego. Uwiteka aramubwira ati ubwanjye nzanyuza kugira neza. Ubwanjye Imana nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe. Yego. Ariko kugira ngo mbikore
harahantu yego nzivugira mu izina imbere yawe uko ndi Uwiteka kandi nzagirira ubuntu uwo nzagirira ubuntu kandi nzababarira uwo nzababarira kandi ati ntiwareba mu maso hanjye kuko umuntu atandeba mu maso ngo abeho. muze hano wagarara ntiwareba mu maso yanjye ko umuntu ngugire gute ubeho yego komeza kandi ati ntiwareba mu maso hanjye kuko umuntu atandeba mu maso ngo abeho. yego kandi Uwiteka ati hariho ahantu bugufi bwanjye mwerekere umuyetera umugongo nawe uzahagarare ku rutare. hariho ahantu bugufi bwanjye aho hantu ni hehe ni ku rutare nawe uzagire gute uzahagarare yego kandi ubwiza bwanjye buzakunyuraho nzagushyira mu busate bw'igitare ngutwikiriza ikiganza cyanjye ngezaho marira kukunyuraho yego maze ngutwikurureho ikiganza cyanjye urebe mu mugongo wanjye ariko mu maso hanjye ntihaboneka. bishaka kuvuga ikisi Imana irakora ikagenda ikora mungurikire ikagenda igira gute nawe ukagenda ubona ibyo yagize gute. Imana igakora yerekeye iriya ikagenda ikora imirimo yayo muri Beteli, imirimo yayo Betifage, imirimo yayo iwawe. Imana ikagenda igira gute ikora, yarangiza gukora twagenda tubona ibyo yagize gute ibyo yakoze, ibisubizo by'imirimo y'Imana tukagenda tugira gute tubibona. Yabaho ntabwo wandeba mu maso, ntabwo wareba ibyo Imana izakora itarabikora, ariko imaze kubikora ubona imirimo Imana yawe icyubahiro kuko imirimo y'Imana iragaragara. Kasohoze atwaye umwanya mwicare. Icyanyuma arasenga ngo uzaninde ibyago bye kugira gute kumbabaza. Izambaramo n'iby'Imana ikora, ariko ibitari ibyayo ntibikankurikire. Umenye Imana icyubahiro, ibitari iby'Imana ntibikagire gute ntibigakurikire. Katuvuge gutyo, ibitari iby'Imana ntibikagire gute ntibikankurikire. Oya, ibitari iby'Imana ntibikankurikire. Iyo Mana nziza, iyo Mana nziza, akarangara ntibacurange. Nziza 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 pe, iyo Mana nziza, iyo Mana nziza. Munshurangire naje nari umucuranzi turangiye iyo sente cyangwa bikora nayamfashe yeno turangire sente riko yego ngiye kuvanga iyo Mana ni nziza. Uri mutekereza ibyiza yagize gute yagukoreye bitumana dusenga. Ntabwo ngiye guhamagara abakizwa, nimba hari ugiye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza nazamura ukuboko turebe. Wakira Yesu nk'umwami n'umukiza barahari nibashira ukuboko hejuru, nibashira ukuboko hejuru abakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Imana iguhumugisha nawe nimwihagurukire basengere. Aba bombi barahagije, n'undi ubishaka haguruka nawe. Imana ibahimigisha. Nande wundi ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wiwe, nangize ngo mvuge Imana ni nziza, ariko ngiye kunabivuga. Iyo Mana ni nziza, iyo Mana ni nziza, iyo Mana ni nziza, uzano nziza ni nziza me. Iyo Mana ni nziza, iyo Mana ni nziza.
nziza iyo mana ni nziza ni nziza ni nziza iyo mana iyo mana ni nziza mureke ni nziza iyo mana ni nziza ni nziza ni nziza bakubwira ngo wowe ushaka kugirirwa neza n'Imana Imana idufite umugambi uyu munsi ishaka kukugirira neza wino wakire Yesu mu buzima bwawe wino wakire Yesu mu bugingo bwawe wino hinduka icyaremwe gishya abanyamugisha n'abakiriye Imana muri bo abanyamugisha n'abakinguye imitima yabo abanyamugisha n'abemereye ubutumwa bwiza ugahindura ubuzima bwabo wino kudutinza ufata umwanya muremure n'aba barahagije yo nziza iyo mana nziza wino nawe kama ungabo tuzari nani nziza wino nawe we kwihuta wino Yesu aragukeneye ashaka kukugirira neza muri iki gihe ashaka kukugirira neza muri iyi minsi wino wakire Yesu wino wakire Yesu akugirire neza umugisha w'Imana ashaka kukugezaho abandi basore bamenye Yesu bararirimba ariko wowe si ukuheze hanze wino nawe wakire Yesu yego udatinze gatwakire pastori asenga Imana asengera babonetse benshi nawe ntabwo twihuse ijambo ry'Imana nabango ni umwijwe ry'Imana tunangira umutima wawe ngwino bene data ngwino fukama ngaha ngwino mubyeyi nawe ngwino yakunangira umutima wawe wewe ushaka kuguha imigisha uyu ni umunsi w'umugisha wawe wino wakire Yesu uramuha umwanya utambuke uza wakire Yesu wino wakire Yesu akugirire neza wino fukame ni wowe turinze Yesu akugirire neza kuri uyu munsi iyo mana ni nziza iyo mana ni nziza iyo mana ni nziza Mana data wa twese mwiza mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kuko ijambo ryawe ryinjiye mu matwi yacu kandi abene data bafashe icyemezo bifuje kugukurikira bifuje ko bagusanga niko ijambo ryawe rivuga ngo nimunsanga nanjye nzabagana nuko rero bemerere bakureho umugayo umwanzi Satani yabateye banagure mu gitabo cyo kurimbuka ubandikire mu gitabo cy'ubugingo mu izina rya Yesu Kristo ubahereze amahoro mu mutima kuva uyu munsi ugendane nabo uvugane nabo ukorane nabo mu izina rya Yesu imbaraga z'Imana zibatwikire imbaraga z'isumba byose zibatwikire mu izina rya Yesu ubagurira imbogo mu buryo bw'umwuka ubagurira imbogo mu buryo bw'umubiri oh haleluya ineza yawe igendane nabo bagende babona kugira neza kwawe ikiro n'ishimwe bibyawe urakoze kuko utanze imbabazi kandi kubakiriye ni mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu tubisabye amen. Pastor bayobora aho bari